kwishakira kuri Yesu. Haleluya. Ngakimara kumukoraho ngo amaraso arakama, ngako kanya ahita amenya ko yamaraso akamya akize, ngahita avuga ngo haleluya, ndumva nkize. Ngo Yesu Kristo nawe ahita yumva ko imbaraga ze zigize gute, ahita yumva ko imbaraga ze zigabanukiwe. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Ahantu uragira ngo ubwire ngo Yesu yari ari mu ruvunge rw'abantu utabasha kubara, abamubyigaga bari benshi cyane, ariko arababwira ngo hano ngo ninde unkozeho. Haleluya. Welcome to Golira Gospel TV. Skongeye kuikaze nshuti ya Kristo wowe ukurikiye Golira Gospel TV show, ukabufashe umwanzuro wo kuza kubana natwe uruwagaciro, kandi Imana yo mu ijuru iguhe umugisha mwinshi. Mugiye kubana nanjye Nazil Golira Gospel muri rino jambo ry'Imana, aho tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ebyiri z'ingenzi. Insanganyamatsiko ya mbere rero ikaza kuba ivuga ku bijyanye na Mwuka Wera, ndetse insanganyamatsiko ya kabiri kabiza kuvuga ku bijyanye n'akamaro kari mu kwizera Yesu Kristo. Bana natwe, gumana natwe, kandi tukwibutsa gukora subscribe, share na comment kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze rigere kuri benshi bagiye batandukanye. Uraba wamamaje ubutumwa bwiza bwa Yesu, kandi Imana iraguha umugisha mwinshi, ndetse uraba uri gukorera Imana mu buryo bugiye butandukanye. Mwuka Wera rero akaba ari umwe mu bagereranwa nk'umwe. Mwuka Wera akaba agereranwa nk'umwe mu bagize ubutatu ubutagatifu, cyangwa se ubutatu bwera nk'uko tubikesha Bibiliya ntagatifu na Bibiliya yera. Mwuka Wera rero akongera akagereranwa nk'imbaraga z'Imana, ariko none izo mbaraga akaba ari imbaraga ziza ku bantu bamaze kwizera Yesu Kristo. Akaba ari imbaraga zikomeza kuba zagenda zigerageza kuba zayobora abakristo, cyangwa se abimaze kwizera izina rya Yesu Kristo mu nzira y'ukuri, ndetse mu bihe bigiye bitandukanye. Rero iki kintu kikaba ari kimwe mu bintu bikunze kugirwaho impaka na benshi, ndetse Satani asigaye akoresha iki cyanditswe ndetse n'ubutumwa mu buryo butandukanye cyane, kugira ngo abana b'Imana babe babasha kuba batakwisanga mu bwami bw'Imana. Rero aho uzumva benshi cyane bakunda kuba bavuga ko Mwuka Wera yafashe umuntu agenda amutitiza, ndetse akagenda akora ahanura. Aho niho bakunze kuvuga ko Mwuka Wera ariko akora. Ariko twebwe turi hano tuje kukubwira yuko Mwuka Wera suko akora, ahubwo Mwuka Wera Imana yamwohereje mu bantu kugira ngo ikintu cya mbere cyatumye Imana yohereza Mwuka Wera mu bantu, icya mbere ni ukugira ngo Mwuka Wera ayobore abamaze kwizera Yesu Kristo mu nzira y'ukuri, mu nzira ijya mu ijuru. Iki rero kikaba ari kimwe mu kamaro Mwuka Wera amariye abakristo, nk'uko tubisanga muri Yohana 14 umurongo waho wa 15. Yesu Kristo aravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi, kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Rero nk'uko dusanzwe tubizi, Yesu Kristo ubwo yazaga mu isi
yaraje amaze igihe cy'imyaka 30 afata ndetse ajya kubatizwa na Yohani. Icyo gihe Mwuka Wera amanukira ku buzima bwe. Ni ikintu gikomeye cyane kuko Mwuka Wera niwe wamuhaye imbaraga zo gutangira gukora umurimo w'Imana yari yaraje n'ubundi kuba yakora muri iyi si. Iyo myaka 30 yose Yesu yabaga mu buzima busanzwe nk'abandi bantu bose, ndetse agenda akora imirimo itandukanye. Nk'uko rero tubizi, abantu bo muri Isiraheli bose umuntu yatangiraga umurimo cyane cyane umurimo ujyanye n'ibintu yo mu masinagogi ari uko amaze kugeza imyaka y'ubukure, bo bafata nk'imyaka 30. Icyo gihe Yesu yari amaze kubatizwa na Yohana Umubatiza. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo inuma yaramumanukiye ihagarara ku bitugu byiwe, ndetse ijambo rituruka mu ijuru riravuga ngo uyu mwana wanjye nkunda kandi nishimira. Haleluya! Aha rero hakaba harimo ijambo rikomeye ry'ubwiru. Haleluya! Ndetse n'ijambo rihambaye. Yesu Kristo mbere yuko atangira umurimo, imbaraga za Mwuka Wera zaramumanukiye. Haleluya! Birashoboka cyane ko mbere yuko Yesu Kristo atari yagatangira uyu murimo, yari ataragira imbaraga ndetse no guhishurirwa ko mu ijuru, kubera yuko Mwuka Wera yari atari muri we. Ni ikintu kigaragaza, ndetse n'urugero Yesu yashaka kugaragaza ko hari imbaraga abantu bakenera muri iyi si. Ukeneye imbaraga zo mu ijuru, ukeneye imbaraga zo kugira ngo ubashe gukora iby'Imana ishaka. Yesu Kristo yakomeje atubwira ngo uyu nguyu ngabisi ntibamuhabwa, ngo ahubwo abana b'Imana nibo bazamuhabwa. Hari impamvu Yesu Kristo arimo aravuga rino jambo, arimo arakubwira ngo wowe wizeye Yesu, ngo Umwuka Wera azaba muri wowe, ngo Mwuka Wera namara kuba muri wowe uzaba ubaye ikibyarwa gishya muri Yesu Kristo. Ntabwo uzaba ukibarwa nk'umwana wa Adamu cyangwa se nk'uwakomotse kuri Adamu, ahubwo uzaba uri kubarwa nk'umwana cyangwa se urubyaro rwayo, nk'uko Umwuka Wera yamanukiye akamanukira kuri Yesu ubwo yari ari muri Yorodani bari kumubatiza. Ijambo ryaturutse mu ijuru riravuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda kandi nishimira. Haleluya! Ijambo ry'Imana ni ryiza. Ubu ndagira ngo nkumenyeshe ko nimba warizeye Yesu Kristo, ariko ijambo rikongera reka tubwira ngo niba munkunda, reka dutsinde kuri iri jambo, niba munkunda muzitondera amategeko yanjye. Hari benshi barimo baragenda bakwirakwiza ubutumwa bwo kubeshya abana b'Imana, bavuga ngo kuko Yesu Kristo yabapfiriye, bavuga ngo kuko imbaraga z'Imana Yesu Kristo yabapfiriye ngo ibyaha byose byararangiye, ndetse bakagaragara bavuga yuko kuba bari abakristo bihagije bazajya mu ijuru. Ariko hano muri Yohana 15 turasanga Yesu Kristo ubwe yivugira ngo nimunkunda muzumvira amategeko yanjye. Ntabwo Yesu Kristo yavuze ko abantu kumwizera bihagije, kuko tuzi n'ijambo rivuga ngo kwizera kutagira umurimo kuba gupfuye. Rero umurimo turimo turagenda tubwirizwa n'uyu nguyu, umurimo wo gushyira mu bikorwa amategeko y'Imana. Haleluya! Mukunda Yesu Kristo. Gukunda Yesu Kristo nta kindi bisobanuye. Gukunda Yesu Kristo bisobanuye kumvira amategeko y'Imana. Haleluya! Hari benshi cyane bibwira yuko kuba ari abakristo bihagije, ndetse bakibwira yuko kuba ari abakristo ndetse bagomba kujya bakora ibyo bashaka, ndetse basezeranwa ko bazajya mu ijuru. Ariko reka nkubwire muri kano kanya, nta juru uzakandagiramo igihe cyose uzaba utarakiriye Mwuka Wera ngo azature muri wowe. Ndetse Mwuka Wera nicyo kintu ashinzwe kuza mu bantu kugira ngo abahe imbaraga, abayobora inzira nziza. Haleluya!
ashingira ku mbaraga z'Uwiteka kugira ngo abana b'Imana babashe gukora ibyo Imana ishaka. Haleluya. Nongera kukwibutsa kubwo intumwa zari ziri kumwe na Yesu, zigendana na Yesu mu gihe cyagiye gitandukana, Umwuka Wera atarabamanukira, bakoraga ibyaha nk'uko tugiye tubibona. Ndetse nagira nkubwire ngo bamwe mu ntumwa za Kristo zagiye zivusha amaraso, izindi ndetse bari ibisambo, bagiye bakora ibintu bigiye bitandukanye. Ndakwibutsa ko Yuda Iskariyoti yagambaniye Yesu akamugurisha kubera ubusambo. Ndetse icyo gihe intumwa za Kristo zari zitarakira imbaraga z'Imana. Ariko ndakubwiza ukuri ko muri kano kanya niwemerera Mwuka Wera akaba muri wowe, niwemerera imbaraga z'Imana zikaba muri wowe, ijambo ry'Imana riramanuka mu ijuru rikubwire ngo uyu ni umwana wanjye kandi nishimira. Haleluya. Uwiteka Imana yishimira abantu bumvira amategeko ye. Nimukomeza kujya mutumva mwumukurikirana ino shene, muzagenda mwumva kuva kera ko nta kindi Imana yifuza ku mwana w'umuntu, ahubwo ikintu kimwe mwifuzaho ni uko umwana w'umuntu yayumvira. Nta kindi rero Imana yashize amategeko yayo kugira ngo abantu babashe kuba bagenda bayakurikiza. Mu ncamake rero nakubwira yuko akamaro ka mbere ka Mwuka Wera nuko Mwuka Wera abasha kujya mu muntu akamukoresha ibyo atabasha kuba yakwikoresha ari muri kamere. Mwuka Wera niwe utanga imbaraga ndetse akakuyobora gukomeza kugendera mu nzira. Nicyo cyatumye Yesu abwira abigishwa be ngo icyaba cyiza nuko nagenda. Haleluya. Ngo kuko ndamutse ntagiye ntago mwazabona Mwuka Wera. Mu yandi magambo arababwira ngo ndamutse ntagiye ntago mwazagira imbaraga zo kumvira Imana. Haleluya. Ndagira ngo nongere nkubwire kubwa Yesu Kristo atari yakajya mu ijuru. Ubwo Yesu Kristo yaratsarakaja mu ijuru, intumwa ze zakoraga ibyaha, ndongera kubigusubiramo. Intumwa ze ba Petero babaciye abasirikare amatwi, turabizi, bavusha amaraso. Abandi bagiye bakora ibintu bigiye bitandukanye ndetse bigaragaza imirimo ya kamere muri bo. Byari ngombwa kandi byari iby'agaciro ko Yesu Kristo yagombaga gusubira mu ijuru kugira ngo agaruke. Icyari cyaramuzanye kwari ukugira ngo arebe ko byibura hari bake bamwizera, ndetse abo ngabo bamwizeye birabashobokera ko banakomeza kwakira n'imbaraga zo mu ijuru. Nicyo cyatumye Yesu avuga ati reka ngende kugira ngo ngaruke mu zindi mbaraga. Haleluya. Nongera kukwibutsa yuko ubutatu butagatifu n'ubundi ni Imana imwe, ariko yagiye yigaragaza mu bihe bigiye bitandukanye. Hari benshi cyane batazi ko Mwuka Wera ari we Yesu, kandi batazi ko Mwuka Wera ari we Mana. Ariko turabisubiza tubabwira ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Haleluya. Ijambo riravuga ati ndariko mwebweho muramuzi. Reka duhere kuri ijambo rivuga ngo nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora ngo kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi. Ahangaha tuhitondere cyane murusheho kumva. Ariko mwebweho muramuzi ngo kuko abana namwe. Haleluya. Hano Yesu yashaka kubwira abantu yuko ari we Mwuka Wera, ngo kuko abana namwe. Abwira intumwa ze ngo ariko mwebwe muramuzi, ngo kuko abana namwe, ngo kandi ngazaba muri mwe. Ahangaha tuhatsindeho nshuti mwene data ukomeje kutwumva. Iki nicyo cyatumye Yesu Kristo asubira mu ijuru. Nicyo cyatumye Yesu Kristo apfa, kugira ngo atwereke inzira yo kujya mu ijuru. Ariko aragenda ageze yongera gusubira muri bwa bumana bwe, yongera gusubira kwitwa Imana Data. Abasha kongera kumanura Umwuka Wera ndetse ku ntumwa ze.
agira nkubwire ngo nyuma yaho Yesu Kristo bamwiciye ndetse bakamuhamba ku musaraba, intumwa zagize ubwoba bwinshi cyane. Intumwa zimaze kugira ubwoba bwinshi cyane, ariko Yesu akaba yarazibwiye ngo bazagende bateranire mu cyumba kimwe cyo hejuru ahantu bakundaga gusengera. Intumwa rero zagize ubwoba, zigenda zirikingirana cyane ndetse zifata ibihe byo gusenga ndetse no kubana hamwe. Aho niho rero Yesu Kristo yaboherereje imbaraga z'umwuka ngo ndetse umuyaga mwinshi cyane uraza, umuriri w'umuyaga, ndetse hamanuka imbaraga za Mwuka Wera zigenda ziboneka kuri buri umwe nk'ikibatsi cy'umuriro. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo izi ntumwa zimaze kuzura imbaraga z'Umwuka Wera, ngo buri wese yatangiye kuvuga mu ndimi zigiye zitandukana, ngo buri wese yatangiye kuvuga mu rwe rurimi. Iki cyatumye aba bantu bari bafite ubwoba. Iki nicyo cyatumye aba bagabo bari bikingiranye babasha kongera gusubirana imbaraga zo kujya guhamya Yesu mu bihugu bitandukanye ndetse no mu bice bitandukanye by'isi. Ijambo ry'Imana rirakomeza ritubwira ngo izi ntumwa zimaze kuzura Umwuka Wera, ngo abantu bari baturiye hafi y'iyo nyubako bari barimo batangiye kumva buri wese avuga ururimi rwo mu gihugu cy'iwabo. Abanyamahanga bari bari muri icyo gihugu icyo gihe, buri wese yatangiye kumva intumwa za Yesu zirimo ziravuga ururimi rw'iwabo, kandi ziratangara. Abanyamahanga baratangara kubera ko bari bazi neza ko intumwa za Yesu ntago zari zarigeze ziga. Benshi muri bo bari abantu batize kuko bari abarobyi ndetse yagiye abakura mu mirimo igiye itandukana, ariko icyo bahuriragaho ni uko bose batari barigeze bakandagira mu ishuri. Haleluya! Ariko imbaraga z'Imana zimaze kubamanukira, Umwuka Wera amaze kubamanukira, abari bafite ubwoba barasohotse. Haleluya! Batangira guhamya Imana, ubwoba barabureka. Abari baragize ubwoba bakikingirana batangiye kumva ko bagomba guhaguruka bakajya guhamya. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Ariko nanone ndagira ngo nkumenyeshe ko Yesu Kristo yari yarabasezeranyije yuko agomba kugenda kugira ngo azabe muri bo, kandi yari ikindi yababwiye ngo nguwo. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Wazaba muri mwe ngo kuko mumuzi kandi abana namwe. Ni ikintu kitubwira ko Yesu ari we Mwuka Wera. Yesu niwe mbaraga z'Imana, ndetse ari we Mwuka Wera cyangwa se Roho Mutagatifu. Ariko hari ijambo Yesu yabanje avuga ngo ni mu nkunda ngo muzakomeza amategeko y'Imana muyashyire mu bikorwa. Haleluya! Ndetse umumaro wa kabiri Mwuka Wera amarira abantu. Mwuka Wera ni umwigisha. Haleluya! Kandi kamaro kakabiri turebera hamwe nuko Mwuka Wera ari umwigisha. Iki ni ikintu akora kugira ngo abamaze kwizera Yesu Kristo akomeze akora imirimo itangaje, ndetse akomeze Mwuka Wera akomeza kwibutsa abamwakiriye ibintu bijyanye n'ijambo ry'Imana. Mwuka Wera abasha kukubwira iby'ijambo ry'Imana, ndetse Mwuka Wera abasha kukubwiriza, akagenda kugira inama mu bintu bigiye bitandukanye. Mwuka Wera agenda kwigisha ibindi bintu bigiye bitandukanye aho utari ukwiriye kubuzi. Nicyo cyatumye ijambo ry'Imana naritubwira ngo ariko abayobowe na Mwuka. Haleluya! ngo aya mategeko ntacyo abavuze kuri bo. Ya mategeko ya Mose ngo ntacyo abavuze kubakiriye Mwuka Wera. Ndagira ngo ubwire ngo mu gihe cya Mose Imana yabahaye amategeko, baragenda bakajya bayareba rimwe na rimwe, ariko bakayibagirwa bagashiduka bageze mu byaha. Icyo nicyo cyatumye Imana isanga abana b'abantu baribagirwa cyane amategeko y'Imana. Icyo nicyo cyatumye Imana ifata umwanzuro ngo reka noneho ngiye manuke. Haleluya! ibiri muri ngewe bigende bibe muri we. Icyo nicyo cyazanye Yesu kugira ngo aze aduhe imbaraga. Haleluya! Cyazanye Yesu kugira ngo akomeze aduhe imbaraga, kugira ngo amategeko y'Imana yo twarebaga ku bisate by'amabuye noneho yandikwe ku mitima yacu. Haleluya! ngo byari bigoranye cyane ko intumwa zibasha kugira icyo zikora. Byari bigoranye cyane ko intumwa zibasha kugira imbaraga kubera ko zari zitarakira Umwuka Wera, ariko ngo zimaze kwakira Umwuka Wera zagize imbaraga zidasanzwe. Haleluya! Akamaro ka gatatu karavuga ngo
ngo Mwuka Wera n'imbaraga z'abizera. Haleluya. Tubasanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wawo wa 8. Kugira ngo tudatinda mu magambo, buri wese agenda muri Bibiliya agenda areba. Icya kane kandi Mwuka Wera yemeza abantu iby'ibyaha. Akandi kamaro gakomeye cyane ngira ngo tuganireho muri kano kanya nuko Mwuka Wera yemeza abantu iby'ibyaha. Ndagira nkubwira ngo Mwuka Wera yari muri wowe, ikintu kizabikubwira nuko iyo ukoze icyaha arakubwira ati iki kintu ukoze ni icyaha, kandi yamara kubikubwira akakugira inama yo kugomba kubigenza, ndetse rimwe na rimwe akakubwira ati have sigaho. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Aka ni akamaro kandi gakomeye Mwuka Wera amarira abantu. Ndetse akandi kamaro, ndetse n'akamaro ko kweza. Mwuka Wera akugira inama mu gihe wakoze icyaha, akakubwira ati wayobye, wanyuze mu nzira itariyo, garuka mu nzira ya nyayo, wihane kandi wiyeze kandi urekere aho ngaho icyaha. Gihe kimwe Yesu Kristo yari ari kumwe n'intumwa ze ndetse n'abantu bagiye batandukanye ari kugenda bigisha. Aho abafarisayo bazanye umugore baramubwira ati mwigishwa, uyu muntu tumufasha arimo arasambana. Yesu Kristo baramubwira ngo uyu mugore tumufasha ari gusambana, kandi itegeko rya Mose riratubwira ngo umuntu nasambana ngo bazamufate bamutera amabuye kugeza apfuye. Hanyuma Yesu Kristo arabitegereza arababwira ngo muri mwebwe utarabikora. Haleluya. Ngo umubanzi utarakora ikibi nta mubanzi ibuye. Ngo bisuzumye mu mitima basanga bose bagiye bakora ibintu bibi kandi bitandukanye. Yesu Kristo yabivuze yubitse umutwe hasi ababwira ngo ngaho wabikoze ndetse nta mubanzi ibuye. Bamaze kwisuzuma mu mitima basanga baranduye, bariho ibyaha byinshi, bitera umwe kugenda. Yesu Kristo yaje kwisanga ari wenyine na wa mukobwa. Ndagira ngo nkubwire wumve ijambo Yesu Kristo yabwiye no mukobwa. Yaramubwiye ati genda ariko ntuzongere. Imana yacu iratubwiriza ngo nituve mu byaha ndetse turekere ibyaha tubivemo, tugane mu nzira yo gukiranuka. Ako niko kamaro ka Mwuka Wera. Haleluya. Mwuka Wera abasha kukubwiriza. Haleluya. Reka turebe rero irindi jambo, muzabamenyera ku mbuto zabo. Haleluya. Ngariko mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Kuri 15 niko avuga ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama, ngariko ng'imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku migenge cyangwa se imbuto z'umutini ku gitovu? Ngo nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikomeje ritubwira ko imirimo y'umuntu ufite Mwuka Wera muri we, ndetse nimba uri umuntu w'Imana, ijambo ry'Imana rikomeza kutubwira ngo ugomba kurangwa n'imbuto nziza. Haleluya. Nimba uri uwa Kristo, warakiriye imbaraga z'Imana ndetse waremereye Umwuka Wera kuba muri wowe, ikintu cya mbere ngo kiranga umuntu wakiriye Mwuka muri we, ngarangwa n'imbuto yera. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Arangwa n'imbuto yera. Imbuto yera nizo zikubwira ngo uyu muntu ni umuntu w'Imana cyangwa se ni umuntu utari uw'Imana. Haleluya. Imbuto nziza ndetse zo gukiranuka, imirimo myiza, kugira urukundo, kugira amahoro, kudasambana, ibyo byose akaba ari imbuto
za mwuka. Haleluya. Tugeye kureba mu gitabo cya Mariko igice cyaho cya 5. Reka twumve icyo hatubwira ndetse hadukomeza. Na 7 aravuga ngo yumvise ibya Yesu. 35 za kwa 42 aravuga ngo akivugana nawe haza abavuye kuri wa mutware w'isinagogi bati, wa mwana ko yapfuye uracyaruhiriza iki umwigisha? Ariko Yesu ntiyabyitaho, abwira umutware w'isinagogi ati, witinya, izere gusa. Haleluya. Abwira umutware w'isinagogi ati, witinya. Uyu munsi ndashaka kugira ngo turebere hamwe ijambo rivuga ngo witinya. Ijambo ry'Imana. Ariko Yesu ntiyabyitaho, abwira umutware w'isinagogi ati, witinya, izere gusa. Ntiyakundira undi muntu kujyana nawe keretse Petero na Yakobo na Yohani mwene se wa Yakobo. Bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi, ahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane. Nuko yinjiye arababaza ati, niki gitumye musakuza kandi murira? Umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane, arabaheza bose. Ajyana se w'umwana na nyina bari kumwe nawe, ajyaho uwo mwana ari, amufata ukuboko aramubwira ati, Talisa kumi, bisobanura ngo gakobwa, ndakubwira nti byuka. Haleluya. Katwongere turebere hamwe ijambo riri muri Mariko 5:27. Aravuga ngo yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati, ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bugabanutsemo. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Turebe hamwe ijambo rivuga ku mukuru w'isinagogi cyangwa se umutware w'isinagogi wari wagize ibyago, arangije ajya kureba Yesu Kristo aho yari kwigisha, kugira ngo amusabe arebe ko yamurambikaho ikiganza umukobwa akabasha kuba yakira. Ubwo rero yari yageze kuri Kristo, haze izindi ntumwa ziramukurikira zimubwira ati, wikomeza kuruhiriza ubusa umwigisha, ahubwo umwana wawe yashizemo umwuka. Haleluya. Ijambo ryatubwiye ngo Yesu arabyumva, ngo amaze kubyumva arabyirengagiza. Haleluya. Yesu akomeza umurimo w'ivugabutumwa. Ariko nshaka kukubwira muri kano kanya, Yesu ni ufite ibintu byose mu bushobozi bwe. Haleluya. Iyo igihe cyawe cyageze, haleluya, gusenga kwawe nuko agaciro, ariko Imana nayo igira igihe cyayo. Hari igihe Satani akubeshya akakubwira ngo wikomeza kwirihiriza ubusa usenga. Hari amajwi dukomeza kumva muri twebwe atubwira ngo ducike intege. Hari amajwi dukomeza kumva ya Satani atwereka yuko abatizera aribo babayeho neza. Hari imbaraga z'amajwi z'abadayimoni zitubwira yuko kuba turi abantu bari imbere ya Kristo twayobye. Ariko ndakubwiza ukuri ko Yesu Kristo wamugezeho,
iyo wageze imbere y'umwami Yesu Kristo ntacyo wahabura. We yarakomeje arapfukama ndetse Imana imugirira neza. Yarakomeje arapfukama ndetse Imana iramutabara. Yarakomeje arapfukama kugeza igihe Yesu yahagurukiye akajyana nawe. Ijambo ryatubwiye ngo amaze kugera mu rugo rwabo ngasanga abantu bakoranye bari kurira baravuza induru. Yesu arababwira ngo niki kibariziza ko uyu mwana adapfuye ahubwo yarasinziriye. Haleluya. Ngarangije azamukana n'ababyeyi b'uwo mwana ngamufata ukuboko aramuhagurutsa. Haleluya. Igihe cyawe kigeze kandi kigasanga mu mutima wawe uri mu nzira yo gukiranuka, kigasanga mu mutima wawe warayobotse kubaha amategeko y'Imana, kigasanga mu mutima wawe ufite kwizera kutanyeganyega ko Kristo ashobora byose, kigasanga upfukamye imbere ya Kristo uri kumwinginga. Haleluya. Imana ibasha kuzura ibyawe Satani yishe. Imana ibasha kugarura ibyawe Satani yibye. Haleluya. Wikundira Satani akoshya ngo akuvugire mu matwi akubwire ngo byarangiye. Nkuko twabyumvishe, umugore yari amaze imyaka igera kuri 2 ngo iri mu mihango idakama. Yari yaragerageje kwivuza hirya no hino, ntacyo atari yarakoze, byarananiranye, nta muti atari yaranyoye. Hari igihe ufata igihe ndetse ukagenda hirya no hino ushakisha igisubizo k'ikibazo ufite ukagishakira aho kitari. Hari igihe ugenda ugashakisha igisubizo cy'ibibazo byawe aho bidashakirwa. Uyu mugore yaramaze imyaka isaga 2 agenda ashakira ugukira kwiwe aho kutari. Haleluya. Ngo bakamuhata imiti, bakamukorera ibyo bashobora byose, akajya mu bapfumu ariko bikanga, akajya mu bavuzi ba gihanga ariko bikanga, akajya mu bavuzi ba gakondo ariko bikanga. Haleluya. Ariko uyu mukuru w'isinagoge amaze gupfusha umwana we, ntabwo yigeze ajya gushakira ahandi, ahubwo yagiye gushakira kuri Kristo. Ngamupfukama imbere ngaramubwira ngo ngirira neza, umwana wanjye yapfuye. Haleluya. Ariko uyu mugore wari umaze imyaka 2 ari kuva amaraso adakama yabanje kujya gushakira hirya no hino, ngo kugeza ubwo yari yicaye yarananiwe ndetse yarihebye. Ngagiye kumva yumva abantu bari kwiyamira bavuga ngo Yesu Kristo umwana w'Imana ari kunyura hano. Haleluya. Ubwo nibwo ubwenge bwagarutse, yibuka ko aho yashakiye atari ho akwiriye gushakirwa. Ubwo nibwo umwuka w'Imana wamubwiye ati ngaho haguruka, igisubizo cyawe kiri ngwino makwereke. Nibwo yagendaga aragenda asesera mu bantu ngahita akora ku gishura cya Yesu Kristo. Yagize kwizera yuko Yesu Kristo namukoraho gusa ari buhitakira. Haleluya. Nshuti mwene data, ese ufite kwizera kumeze gute mwene data? Ese ufite kwizera guhagaze gute? Ese nturi guseragira ushakira igisubizo cy'ibibazo byawe aho kitari? Ariko uyu mugore akimara kumva umwuka muri we amubwira ngo dore igisubizo cyawe kiri kuri Yesu. Nawe ndagira nkumenyeshe muri kano kanya, wishakira igisubizo cyawe kitari, shakira kuri Yesu. Haleluya. Ngakimara kumukoraho ngo amaraso arakama, ngako kanya ahita amenya ko yamaraso akamya akize, ngahita avuga ngo haleluya, ndumva nkize. Ngo Yesu Kristo nawe ahita yumva ko imbaraga ze zigize gute, ahita yumva ko imbaraga ze zigabanukiwe. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Ahantu uragira ngo ubwire ngo Yesu yari ari mu ruvunge rw'abantu utabasha kubara. Abamubyigaga bari benshi cyane, ariko arababwira ngo hano ngo ninde unkozeho,
haleluya, ngo ninde unkozeho. Abaramubwira ati ariko se mwigishwa ko tugukoraho turi benshi, ngo ko turimo turanakubyiga, niki gitumye uvuga yuko hari umuntu ugukozeho. haleluya. Umugore aho yararatangira kugira ubwoba, agira ngo akoze ibintu bidakoreka. Yesu Kristo aravuga ati nubwo mwagiye mumbyiga mwese muri benshi, ariko hari uwankozeho. haleluya. Imana yacu nishimwe. Ndakubwira ngo nubwo abantu benshi bari mu nsengera, benshi ntago bafite kwizera nk'uko uyu mugore. haleluya. Abantu bari mu nzira zo kugana Imana, ariko ntago bari gukora kuri Yesu. Aba bantu ntago barimo baramukoraho kubera ko nta kwizera kuri muri bo. Hari igihe abantu tugenda tugashungera Yesu ariko ntitubashe kumukoraho. Hari igihe abantu tubasha kwibwira ko turi kumwe na Yesu ariko nawe turi kumwe nawe. haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hari igihe abantu bazavuga ngo twaragukoreye, twarahanuye, twakoze imirimo myinshi ku bwawe, ngo Yesu narangiza ababwire ngo ntabwo nigeze mbamenya. Ndakubwira ngo hari igihe gishoboka yuko ushobora kuba wibwira kuri kumwe na Yesu ariko utaramukoraho. Uyu mugore igihe yari amaze imyaka ibiri azenguruka byanga, yizengurukaho byanga, igihe cyarageze Imana imuha ubwenge bwo kumenya aho agomba gushakira igisubizo. Kandi reka nawe nkubwire ngo igisubizo cy'ibibazo byawe nta handi cyaturuka. Igisubizo cy'ibibazo byawe kiva kuri Yesu wenyine. haleluya. haleluya. Gira kwizera gukomeye maze usange Yesu, umukoreho, azamenya ko wamukozeho. haleluya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nimunkunda muzubaha amategeko yawe. Reka dusoreze ahangaha. Imana ibaha umugisha kuko kubw'umwanya mufashe. Imana ibagirire neza kubw'ibi bihe byanyu, mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ikomeze ibaha umugisha. Imana y'amahoro ikomeze ibarengere. Imana y'amahoro ikomeze ibagirire neza. Imana y'amahoro ikomeze ishire muri mwebwe imbaraga zo kwizera kugira ngo mubashe gukora kuri Yesu. Ntimukomeze kugendana nawe mwishwa ko muri kumwe nawe mutaramukoraho kubera ko nta kwizera mufite. Iri somo rya none riratubwira ngo tubashe gushakira igisubizo kuri Yesu. Uriya mugabo wari wagiye, umukuru w'amasinagogi wari wagiye kumwinginga aho yigishirizaga, uyamenye ubwenge nawe aragenda ajya gushakira igisubizo cy'umwana we aho cyagomba gusubirizwa. Ariko uyu mugore ndakwibutsa ko ntabwo yari yarigeze ahajya, yabanje kuzunguruka henshi. Reka nkubwire ngo hari abantu baje bakurikiye uwo mugabo wari umukuru w'isinagogi. Baramubwira ngo wiruha ukomeza kubwira Kristo yuko, wirushya ukomeza kubwira umwigisha yuko. haleluya. Ariko ndagira nkubwira ngo funga amatwi yawe abantu bakomeje kukoshya bakubwira ngo aho wikomeza kwirushya ibintu byarangiye. Ndakubwira ngo kuba ugihumeka ibintu ntabwo birarangira. Ndakubwira ngo kuba ukiri muzima hari umugambi Imana igufiteho. Kuba ibihe bikugoye ariko ntabwo bivuze ko byarangiye. Komeza ufukame imbere y'Umwami Imana umusabe. Irinda amagambo akubwira ngo haguruka wikomeza kwinginga. haleluya. Irinda amagambo akubwira ngo va kuri Yesu tukwereka aho gikemukira, kuko nta handi ikibazo cyawe cyakemukira atari muri Yesu. Imana y'amahoro nibaha umugisha mu izina rya Yesu.